say, I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing muraho neza ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana muri ahantu hagiye hatandukanye, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mubana natwe 5 kuri 5, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byagufasha kwirinda guhora ushwana n'umukunzi wawe. Twese turabizi ntazibana sidakumanya amahembe, nubwo mwakundana ariko kuba mwarahuye buri wese afite uburyo yarezwe, afite imico yagiye afata mu myaka ye yose ishize, nta gitangaza rero ko mwagira ibyo mutumvikanaho cyangwa se mwagira ibyo mudahuza kumva kimwe. Ikibazo rero kiba iyo intonganya no gushwana bihoraho, bigatangira gutera umwuka mubi hagati y'abakundana. Gusa hari ibintu bitaro byagufasha kwirinda gushwana bya hato na hato n'umukunzi wawe. Ntunge kure ukomeze ubane nanjye kugira ngo udacikanwa n'ibyo bintu 5 bizagufasha kwirinda guhora ushwana n'umukunzi wawe cyangwa se guhorana intonganya hagati yanyu. Icyambere turahasanga gutega amatwi. Iyo abantu bafite icyo batumvikanaho, usanga buri wese ashaka kumvikanisha ibyo ku ngufu, ndetse ntiyite ku byo mugenzi we amubwira. Niba wifuza umubano mwiza n'umukunzi wawe rero, ukwiriye kwiga gutega amatwi, ukumva icyo avuga n'impamvu atanga, kandi ntukamwumve ugambiriye kumwereka ko igitekerezo cye kiri munsi y'icyawe. Iki ni ikintu cya mbere kandi cy'ingenzi hagati y'abantu bakundana, gutega amatwi mugenzi wawe, ukamwumva, ukumva ibitekerezo bye, wamara kubyumva nawe ukamuhereza ibyawe. Kubera ko twese turi abantu bagiye batandukanye, twakuze bitandukanye, tubaho ubuzima bugiye bitandukanye, kandi twibuke yuko hari n'imico tugira cyangwa se hari ibituranga bitewe n'ahahise hacu, bitewe n'imibereho twabayemo, bigatuma hari ukuntu twitwara. Niyo mpamvu rero ukwiye gutega mugenzi wawe amatwi, wamara kumutega amatwi nawe ukamuha igitekerezo cyawe, hanyuma mwese mukaza kuganira kandi mugahitamo ibyabagirira umumaro. Icya kabiri, ujye wishyira mu mwanya we. Burya hari ubwo wumva ko ibyawe ari byo bikwiriye, ndetse ukumva ibyo by'ingenzi ari ibyawe, ukumva iby'ingenzi byose ari ibyawe, cyangwa se ukumva ibyo mugenzi wawe akubwira bidafite ishingiro. Ariko ujye wibuka kwishyira mu mwanya we, wibaza uti se iyo mba ndiwe nawe ari njye, nakumva ameze nte akoze ibyo nkora? Aka kantu n'ak'ubwenge kandi ni ingenzi. Igihe cyose uzakora ikintu cyangwa se uzabwira ijambo mugenzi wawe, uzishyire mu mwanya we, uvuga uti se abaye njyewe iri jambo mubwiye ryamunezeza? Ese yarikunda? Iki kintu mukoreye se abaye njye cyanshimisha? Nuramuka usanze icyo kintu ukoze ubaye we akakigukorera ugasanga kitagushimisha, uzamenye yuko na mugenzi wawe kitari bumushimisha. Nubwo twese nyine tudashimishwa n'ibintu bimwe, ariko mu by'ukuri byanze bikunze uba ugikoze ubizi neza yuko atari cyiza. Rero niwishyira mu mwanya we, bizatuma umenya agaciro ke, kandi umenye yuko nawe afite amarangamutima, ari umuntu ashobora kubabara. Icya gatatu, aho gutongana wakwicecekera. Burya rero ururimi rwoshywa n'urundi. Iyo ikiganiro gitangiye kugana mu makimbirane uba ubyumva, aho kugira ngo rero uvuge ibintu udafitiye igaruriro, wakicecekera maze mwazatuza ukamubwira icyo utekereza mudatongana. Mu by'ukuri aka kantu ni ingenzi kandi ni ubwenge. Akenshi iyo umuntu afite uburakari ashobora kuvuga amagambo atari meza, igihe uburakari buze gushirira akaza kwigaya, akumva nyine ibintu yakoze ntago ari byo. Niyo mpamvu rero
ukwiye kwicecekera aho kugira ngo uze gusohora ijambo utazabasha kugarura. Rero icyiza ni uguceceka igihe wumvise uburakari bushize, ukaza kumubwira uti rero mukunzi wanjye, urabizi ndagukunda kandi ndakubaha, ariko kiriya kintu wakoze ntabwo ari cyiza, ntabwo cyanejeje, cyangwa se kuriya kuntu witwaye ntabwo nabikunze. Icyo gihe uzaba wabimubwiye uburakari bwashize, ndizera nta gushidikanya nawe azakumva, ndetse anitekerezeho, naba ari umuntu ushyira mu gaciro nawe aziga yabone yuko ibyo yakoze atari sawa, hanyuma ace bugufi, ubundi muganire ku kibazo mwagiranye, ubundi urukundo rukomeze ruryohe, ubundi mwishimane. Icya kane, kwihutira gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni ikintu gifasha cyane niba ushaka kubana neza n'umukunzi wawe. Nta kintu kibabaza nko kuba umuntu yaguhemukiye yarangiza akakurusha kurakara. Niba hari ikintu cya mbere kibabaza kigashengura umutima, ni ukubona umuntu wakubabaje, waguhemukiye akurusha kurakara. Kwihutira gusaba imbabazi igihe wakosheje kandi ubikuye ku mutima, utabikoze icyo gihe uba wiyerurutse. Niba usabye imbabazi utazikuye ku mutima, icyo gihe uba wiyerurutse. Yego, iyo utabimenyereye birakugora, ariko ubyimenyereje ubona ukuntu byoroshye, bituma amakimbirane ahosha. Gusaba imbabazi ntibikugabanyiriza icyubahiro ufite cyangwa agaciro, ahubwo bituma uzisabye akubaha kurushaho, kandi bigahosha amakimbirane. Niba hari ikintu cyiza mu buzima kandi gikwiriye, nubwo abantu benshi kibogora kugikora, ni ugusaba imbabazi. Igihe usabye imbabazi, nubwo wibwira yuko wowe uzitanze ubohotse, ariko burya uzisaba niwe ubohoka kukurenza. Hari igihe rero utinya gusaba imbabazi, ukavuga ngo ni ukwitesha agaciro, azansuzugura, azagira gute. Ariko ndagira nkubwire ngo niba utasabaga imbabazi, ujye uzisaba, kubera yuko gusaba imbabazi bituma wa muntu uzisaba igihe cyose niwe wakora ikosa utarabumbura akanwa uvuge ati mbabarira, aba abizi neza yuko uca bugufi muri wowe, kandi iyo wakosheje wihutira gusaba imbabazi, icyo kintu aba akizi, ndetse binatuma yihutira kukubabarira igihe cyose ukosheje, kuko azi yuko muri wowe habamo guca bugufi, habamo gusaba imbabazi. Nshuti yanjye, niba utajya gusaba imbabazi, guhera uyu munsi ubyitoze kandi uzabona inyungu zabyo. Icya gatanu, ari nacyo cya nyuma, ni ukubabarira. Igihe cyose wumva ko wifuza gukomeza umubano wanyu, nta mpamvu yo kubika inzika, kuko bimunga ibihe biri imbere. Izuba ntirikarenge ukirakaye. Ugomba kwiga kubabarira, kuko nawe ubwawe biraruhura ndetse bikakuruhura. Ikindi kandi ujye uzirikana ko hari abandi bashaka umukunzi wawe, bashobora kuguca urwaho mu gihe wivumbuye bakamwitaho, kandi wowe wanze no kumuvugisha, ugasanga bagiye kumwigarurira buhoro buhoro, ukazashiduka agusezeyeho kubera ukuntu umugora, cyangwa uhora ubika inzika, ukajya uhora uzura akabuze. Inshuti zanjye, ntabwo ari byiza. Niba umuntu muri mu rukundo, cyangwa se umugabo wawe cyangwa umugore wawe agusabye imbabazi, mubabarire, kubera yuko iyo agusabye imbabazi aba agira ngo mubane buri umwe wese atababaje undi, cyangwa se adafitanye inzika. Niba rero agusabye imbabazi ugahita utangira kuzura kabuze, ngo n'ubushize ngo wakoze ibi ngibi, ngo n'ejo bundi ngo byagenze uku nguku, please, niyo umuntu agusabye imbabazi jya umubabarira, kandi umubabarire umubabariye. Ubutaha niyongera kugwa mu ikosa, ntugashake kumwibutsa n'ibyo yakoze ubushize. Ku isi nta muntu uri perfect, niyo mpamvu ubuzima tubamo bwa buri munsi, buri wese aba akeneye imbabazi za mugenzi we. Uyu munsi nshobora kuba nkeneye imbabazi zawe, ejo nawe ugakenera imbabazi zanjye. Niyo mpamvu rero dukwiye kwishakamo kubabarira muri twebwe, kubera yuko igihe ubabariye nawe umutima uraruhuka, ukumva uratuje, ukumva uguwe neza. Niba hari ikintu kibabaza kikaremerera umutima, ni igihe hari umuntu wagusabye imbabazi ukanga kuzimuha. Icyo gihe wumva utazi ukuntu umerewe muri wowe, ariko uzumva igihe umuntu yagusabye imbabazi ukamubabarira ubikuye ku mutima, wumva uruhutse, wumva hari nk'ikintu cyari kikuremereye utuye nk'umutwaro. Rero ntabwo ari byiza kuba wababarira umuntu umubwire ngo n'ubushize ngo wakoze gusaba imbabazi. Please, jya umubabariye, kubera yuko nawe ejo ushobora kuzisanga uri kumusaba imbabazi. Ibi ni ibintu bitanu rero ukwiye gukora
kugira ngo wirinde amakimbirane yawe n'umukunzi wawe cyangwa n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe buri munsi. Iga kubabarira, ugire umutima ubabarira, nurangiza ugire umutima wo gusaba imbabazi, umutima uca bugufi. Nurangiza rero, aho kugira ngo utongane, aho kugira ngo uzamuke wishyire hejuru, icecekere, uhoshe uburakari, hanyuma igihe uraba watuje ubone kumubwira ibitagenda neza. Nurangiza wishyire mu mwanya wa mugenzi wawe, mugenzi wanjye nkoreye ibi ngibi, umugore wanjye ntukiye mu ruhame, umugore wanjye nkubitiye ku gasozi, ese mbaye we bakankubita nakumva merewe nte mu mutima. Numara kwishyira mu mwanya wiwe bizatuma hari ibintu byinshi cyane wajya gukora utazongera gukora, kubera yuko wamaze kwishyira mu mwanya wiwe ukabona yuko ibyo bintu abaye ari wowe ubikorewe wagira umubabaro ndetse n'agahinda. Nurangiza rero wige no gutega amatwi mugenzi wawe, umutega amatwi. Numara kumutega amatwi wumva ibimuvamo, hanyuma nawe uzi kumubwira, hanyuma mufate umwanzuro. Nimurangiza muhoshe amakimbirane yanyu kugira ngo mugire urukundo ruryoshye, umunezero, ubumwe, kuzuzanya ndetse no gusabana, kugira ngo benshi bazababona bazabigireho kandi babigireho byiza. Wakoze wowe wabanye natwe kugeza video irangiye. Imana iguhe umugisha. Ukore like, share, comment and subscribe.